Warahabaye mana, warahabaye.
kwanga kubyara warahabaye Mana imfubyi zimerewe nabiyo warahabaye Mana abapfakazi nta byiringiro bafite warahabaye Mana warahabaye 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 Mana we warahabaye impundu ni zawe warahabaye Mana we warahabaye Mana we shime Yesu warahabaye Mana we shime Yesu shime warahabaye Mana we ushimwe Mana warahabaye Mana we ushimwe gitare wanjye warahabaye Mana we ushimwe wowe uduhetse ku mugongo warahabaye Mana we ushimwe wowe utebura ukuntu bigenza warahabaye Mana we wowe utumenyera uko tubaho warahabaye Mana we akira icyubahiro Mana warahabaye Mana we warahabaye warahabaye Mana wese warahabaye 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 Mana haleluya warahabaye Mana warahabaye Mana warahabaye narabibonye Mana twarakwiboneye muri kovide warahabaye Mana inzige zarateye uraziturinda warahabaye Mana kovide yarajura Mana warahabaye Mana iboruje Mana urahagarara Mana turabagabo bo kubihamya Mana we warahabaye Mana inzara yarajubana natwe Mana warahabaye Mana ubaye utuye turagushimiye warahabaye Mana itorero wararize Mana we warahabaye haleluya acira amashimwe Mana we warahabaye Mana are mubarindiye mu byaha Mana warahabaye Mana kubw'impuhwe n'urukundo tugirira warahabaye Mana warinze amakorari Mana we warahabaye Mana warahabaye 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 papa warahabaye Mana we warahabaye warahabaye Mana we nawe umurikiye ikoranabuhanga warahabaye Mana we abadiyasipora mwese muri hanze warahabaye Mana we East Africa mwese mudukurikiye warahabaye Mana we wari iki gihugu cyacu Mana we impundu zisa Yesu warahabaye Mana yo warahabaye Mana turabyibutse Mana we nawe byibuke warahabaye turarya Mana we warahabaye Mana muri kaminuza warahabaye Mana we warahabaye Mana muri mariage warahabaye warahabaye Mana wivuga butumwa warahabaye Mana warahabaye warahabaye Mana warahabaye warahabaye Mana we Mana turagushimye warahabaye turagushimye wagize neza turagushimye warahabaye mu bihe by'inzara warahabaye mu bihe by'amakuba warahabaye mu bihe by'ubukene warahabaye turi kwa muganga
warahabaye muri agisida, warahabaye bikomeye, warahabaye turakubona, imbaraga zawe zirakiza, warahabaye urahagoboka, ikuzimu bahagurutse warahabaye, abarozi bahagurutse warahabaye, karande zahagurutse warahabaye, iminsi yabaye mibi warahabaye, ibigeragezo byahagurutse warahabaye. Ola la shikadro enema, uri Imana igihaba bikamenyekana. Twari tubo tugutaramira tuvuga ngo warahabaye, turararitse umuntu wese udukurikiye ngo ahabwe umugisha nawe, imbaraga zawe ziganze kuri we, kandi buri muntu wese umuhembure udukurikiye muri gitarama, ahemburwe n'izi ndirimbo, ahemburwe n'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndaguha ikaze, twari turi kumwe mu gitaramo, kandi Imana yarahabaye, nta ngo njya kure y'izi ndirimbo cyangwa se y'indirimbo Imana duhaye, aho kondi hafi y'indirimbo. Ndaha kaze abana dukurikiye mu gihugu cyacu, abadukurikiye aba diaspora mwese, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi, mbahaye ikaze. Inshuti zagusengarwa aho muri mwese, ndavuze ngo Imana ibaho umugisha. Ni Harerimana Werarisi n'ubundi turi kumwe muri wa mwanya wo gusenga. Murabizi ko hariho gahunda y'amasengesho kwezi kwa 7, ukwa 8 ndetse no kwa 9. Murabizi haba hari ibintu byinshi, haba hari ibigeragezo byinshi bitandukanye, haba hariho amakuba menshi, abarozi barimo batanga ibitambo, ariko Imana igenda ibana natwe, nishimwe. Imana rero yagize neza. Ndaguha ikaze. Ndashimira umuntu wese ubona link yacu akayihereza abandi bantu, akayisharinga, abadufashije ivuga butumwa muri bino bihe. Reka mbabwire, mureke twamamaze ijambo ry'Imana, n'abamamaza bidafite umumaro baramamaza. Nkanswe ijambo ry'Imana, ubona link yacu uhereza n'abandi nabo bafashwe. Nyamara Imana yarahabaye. Wibuka uburyo Imana yahabaye, wibuka uburyo Imana yakurinze. Ntabwo ari uko ari umuhanga, ntabwo ari uko ari ukiranutse, Imana yarahabaye. Wibuke ko Imana yahabaye abantu bagutaye, wibuke ko Imana yahabaye abantu bagutereranye, abantu bajya batererana abandi, Imana ikahaba. Imana nishimwe. Imana, wibuke ko Imana yahabaye uri mu bitaro bikomeye, wibuke ko Imana yahabaye ugiye kwicwa n'inzara, ibuka ko Imana yahabaye cyamunara yahagurutse. Shuti wowe unkurikiye, nubwo abadayimoni bari kugukanga, nubwo shitani iri kugutera ubwoba, uyibwire ngo Imana yanjye yarahabaye, iyarwaniriye cyagihe irongera indwanirire. Ndabwira umuntu wese udukurikiye ufite nimba n'agahinda k'Imana twizeye igihaba, ibyo twari twishingikirijeho biduteye amaboko, bitwanze, biduteye umugongo. Hari igihe umuntu yishingikiriza ku kintu akizera, akumva yuko akomeye kubera uwo yizeye, nyamara kuko ari umuntu akaguhinduka. Ariko Imana y'amahoro, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana y'ubushobozi, ukajya kubona ukabona irahabaye. Imana yahabaye cyagihe, yongere ihabe. Ndashimira abantu bose bafata amatelefoni yabo ari ubwa mbere babonye link yacu, bagakora subscribe, bagakora ndetse na share, ndetse bakaduha na comment batubwira courage, badusengera. Abo bantu Imana ibahe umugisha. Imana igira neza, Imana ni nyembaraga, kandi Imana ishobora byose. Ndabashimira rwose Imana. Ndashimira abaterankunga bagusengarwa, abantu baterwa mu bitekerezo mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turi ku ijambo ry'Imana rivuga ukuboko kw'Imana, imbaraga z'Imana. Tumaze iminsi turi kuvuga ku bintu bikomeye, ikinyoma cyangwa se urwango, ariko uyu munsi turavuga ku mbaraga z'Imana. Turagaruka kuri rya jambo twasomye mu gitabo cy'Imigani, ibice bya 21 ku murongo wa 30 ndetse no 31. Iri jambo ndazi ko ari ubuhanuzi ku buzima bwawe. Iri jambo haraho rirakuvana, haraho rirakugeza. Igitabo cy'Imigani ibice 21 ku murongo wa 30 ndetse no 31 haranditse ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha, bakristo bene data, kunesha kuva ku Uwiteka. Ndashaka kuvuga uburyo Imana igineshereza abantu bikomeye. Imana igituneshereza tugeze mu gihe cy'amakuba.
imana igitunesha tugeze mu byago bikomeye, imana ikatuneshereza. Bibiliya ivuze ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Mu buzima turimo uyu munsi busanzwe arimo ngarukaho, hari imbaraga zitegura kukurwanya mu buzima bwawe. Hari ibirwanya umuntu imana yaremye bikitegura neza. Abarozi bashobora kwitegura neza, abagambana bakitegura neza, abacuragura bakitegura neza, abazinga bakitegura neza. Ariko nagira ngo nkwibutse ikintu kimwe, ntugire ubwoba, kunesha kuva ku Uwiteka. Nubwo waca mu bikomeye, umenye ko niba waha Imana uryamanye intsinzi kandi bizagaragara. Tunyura mu bintu bikomeye, umuntu yagera akavuga ati banza napfa mu gitondo, ariko kuko kunesha kuva ku Uwiteka wajya kubona wisanze Imana igutabaye. Dufite abantu bagiye baca mu bintu bikomeye, nawe niwisuzuma urasanga hari ibintu waciyemo bikomeye ariko birangira ubonye intsinzi. Impamvu ni iyi: abarozi nta tsinzi bagira, abakwanga nta tsinzi bafite, abacuragura nta tsinzi bafite. Ufite intsinzi ni Uwiteka. Haleluya! Ufite intsinzi ni Uwiteka, niwe wenyine ufite intsinzi. Ibikubuza amahoro nta ntsinzi biryamanye. Reka amagambo uri kuvugwa nta ntsinzi afite. Reka kunesha nuko Uwiteka ku buzima bwawe. Uwiteka yiteguye kukuneshereza. Uwiteka yiteguye kukuneshereza ubwo butayu urimo ukabusohokamo. Uwiteka yiteguye kukuneshereza ako gahinda ufite ukagasohokamo. Uwiteka yiteguye kukuneshereza uwo mubabaro wicaranye ukawuvaho. Haleluya! Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo mbwira abantu batenebutse ko Uwiteka yiteguye kubaneshereza. Ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba. Shitani hari ibyo yateguye ku buzima bwawe. Shitani yateguye amaporoje menshi ku buzima bwawe yo kugira ngo uzasebe, ariko yarakererewe kuko Uwiteka ni uryamanye intsinzi ku buzima bwawe. Abarozi bateguye ibintu byinshi bizakubabaza, nawe iyo ubirebye ubona koko wakure mu mabaro, ariko ndagira nkwibutse ko uryamanye intsinzi. Ibyo byose nubwo bigutsikamiye ntabwo bizatsinda, bizarangira ubisize, bizarangira usubizwe, bizarangira ushimye Imana. Imana ishimwe. Ejo nasenganye n'umwana, abantu bazi gahunda kuwa gatatu mu Rukiri tujya duterana. Umwana aza gushima Imana, mwana w'imfubyi, abantu baramutaye, umuryango uramuta, arimo asenza Imana, yegereye Imana. Nkuko Imana aramubwira ngo nzakujyana hanze, nzarema ishimwe mu mutima wawe. Haravuga nzajya hanze se nta kudepoza, nzajya hanze se nta mafaranga, nzajya hanze se nta cyerekezo, nzajya hanze se ubuzima bwarancanze, nzajya hanze gute mukozi w'Imana? Ndavuga nyamara mbonye ujya hanze. Nkuko Imana ngo uzagende wizeye, uzambara ikanzu yawe, ugende udepoze, uzabona visa. Haleluya! Uzabona visa. Abo twasenganye ejo barabonye gushima Imana. Abantu kuri bidashoboka, ko bidashoboka, ko nta nzira, ko naba nzanyishingira, ko ntawe uzanyishingira ngo anyishingire mbona amafaranga, nta tike nabona, nta ndipfubye. Reka nkubwire, ibintu bigusakurije byose, ndagira ndi umuko Imana nkubwire ngo hejuru y'ibigusakuriza hari imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Umwana aragenda arasenga, amaze gusenga aragenda ajya gusaba visa, aradepoza nkuko abandi badepoza. Baramuhamagara. Umukemana yaramubwiye ngo ku munsi wo kujyayo uzaba ari gukoresha nzamusohora nza n'undi.
Imana ni nziza. Agiye kwinjira, uwari uri mubaza abandi bari gusohoka barira, abarasohotse, we yinjira haje undi. Yinjiye undi amubaza amazina y'ababyeyi gusa. Aramubwira ngo ikizamura gitsinze, viza urayibonye, nimba Imana iravuganye nawe. Urumva hariho gukandamizwa, bazokandamizwa, gukura mu buzima bugoranye, inzara, kuburara, gukubitwa, kuvugwa, kunegurwa. Ibyo byose ni ibintu by'ibisongo babijomba umuntu mu nzira, ariko itsinzi Uwiteka yiryamanye. Ije mashima Imana avuga ati municaranye tike, nicaranye viza, ndagiye. Ndavuga ariko Uwiteka, dayimoni ashinzwe kukubuza amahoro, ariko ntashinzwe kukwambura umugisha wawe. Ubimenye. Cyakora uramutse urangaye ukajya mu byaha ukivuruguta, hari igihe kwicira mu byaha ugapfa utegeze ku mugisha wawe. Hari igihe akwiba. Iyo atakwibye, iyo ugiye mu byaha aragukereza. Ushaka kumara imyaka nk'icumi yaragucereje, ariko icyo Imana yavuganye nawe, Imana ikikirinze, Imana ikigutegereje kuhinduka ugakizwa. Ubu hari abantu benshi bacerewe muri iyo mpamvu, baryamanye amasezerano, ariko kubera isi ni mu ruho n'ibibazo n'intambara, baciye ubusamo, birwaniriye amasezerano yabo asinziraho yarageze, abademoni barayafata barayasinziriza. Imana itegereje ko bazakanguka, Imana ikabaha intsinzi. Ndakwifuriza gukanguka mu izina rya Yesu. Ucyumvira ijambo uhita ukanguka, wikangure, ubwire Imana ngo ndashaka kongera kuba inshuti yawe Mana. Kwikangura ni ukubwira Imana ngo Mana, ndumva ashaka kongera kuba inshuti yawe, ndumva ashaka kongera gukiranuka, ndumva ashaka kongera kukuvugira, ndumva ashaka kongera kureka ibyaha. Imana izasubukura amasezerano yawe asohore. Dayimoni kurwanya kugira ngo ikudindize, urambirwe, wicira inzira, ube wakiyahura, ube wakicira inzira ku by'Imana yavuze. Ariko dayimoni ishobora gukuraho umugambi Imana ku buzima bw'umuntu, kereka we yikozeho akagwa mu byaha. Ndagira ngo nibutse abantu bafite amasezerano y'akazi, bafite amasezerano y'urushako, bafite amasezerano y'urubyaro, bafite amasezerano yo kuzakomera, bafite amasezerano yo kuzakorera Imana, bafite amasezerano yo kwiga, bafite amasezerano y'ahazaza habo. Abantu baryamanye amasezerano. Ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe, dayimoni ntishaka gukuraho icyo Imana yavuganye nawe. Ikikora yo igutereza ibyaha, ikaguteranya n'Imana, ubundi igafata ibyo Imana yavuze ikabitinza mu nzira, ikaguheza mu gikombe, ikaguhezaho, ikakunyukiraho. Wajya ufata jeno ugasanga handitsemo ibintu Imana yavuze, nshuti yanjye, irira rikagwa, ifite ibyo igushinja. Dayimoni gutera icyaka cyo kujya mu byaha, yarangiza ikanagushinja ibyaha wagiyemo. Shitani ni umugome. Shitana guteza icyaka cyo kujya mu kabari, yarangiza ikanagushinja akabari wagiyemo. Umenya aho yinjirira kugira ngo ubashe kubyina intsinzi. Intsinzi ni y'Uwiteka, kugira ngo uyigereho urabanza kwiyambura ibyaha ufite. Ndumva umwuka w'Imana ambwira uyu muntu ngo nabanze yikosore mu buzima bwawe. Saba Imana iguha imbaraga zo kwikosora. Saba Imana iguha imbaraga zo kwikosora. Mu byaha nukora ubushakashatsi, urasanga nta kintu cyiza kibayo, urasanga nta terambere ririyo, urasanga nta mahoro abayo, nta kintu kimwe kibayo. Nuko ubwenge azakugira neza mu byaha, birangiza guhaye ubuko. Nuyabonye ntumenya ahantu anyuze. Ari amafaranga abamo imivumo mw'abantu mwitabaho. Uresikora ukagira ngo urayabonye uragwije, ntumenya ahantu anyuze. Ariko Yesu afite umugisha atanga akanawurinda. Iyo wemereye Kristo akakuyobora, aguha umugisha akanawurinda, aguha amafaranga akanayarinda, aguha igikundiro akanakirinda, aguha fiyasa akanamurinda abashimusi. Haleluya! Aguha urugo akanarurinda, kuko niwe uryamanye intsinzi. Kristo niwe uryamanye intsinzi. Iyo umwemere mu buzima bwawe,
aguha bizinesi akanayirinda, aguha kaminuza akanayirinda, akayirinda ukayirangiza, aguha viza akanayirinda y'umwemereye. Haleluya. aguha umwuka wera akanawurinda, aguha amavuta akanayarinda, aguha icyubahiro akanakirinda, aguha agaciro akanakurinda, akwicaza ku ntebe akanayirinda. Elefa y'umwemereye gusa mukaba inshuti, aguha umwanya akanawurinda, akwicaza mu mwanya bakagambira kuwugukuraho, akaza akanawurinda, akavuga ngo ndyamanye itsinzi ku buzima bw'uyu muntu. Haleluya. Ndumva abantu, umva wowe ugiye kwikosora, Kristo azakuremera akageza karinde, agucira inzira y'akagezi akanakarinda, akwemerera ubugingo akanaburinda. Iyo akubwiye ngo uri umwana w'ubugingo anakurinda kugeza igihe imperuka izabera, akakurinda. Bakagenda bacukura imva akagenda zisiba, bakagutega amarozi akayakuraho, bakagutega imisumari akayigusimbutsa, bakakohereza amahembe akayagukiza, bakakumenagura umutwe akagukiza. Papa iyo avuze ngo nguhagazeho, abantu bose bari bitegura kukureba, arabararika bakajya bakureba bati uriya muntu ameze ate. Iyo Kristo avuze ngo ninjye ukurinze, aguhagararaho abarozi bahari, abari kukurwanya bahari, ukajya ubaca mu maso bakavuga ngo uyu muntu ameze ate, ko tubimusiga ntibimwice, ko tumuzinga agasohora invitasiyo, ko tumuhombya akunguka, ko ducukura inzobo ntazigwemo, ko dutega ibico akabisimbuka. Uyu muntu aba yaramenye amakuru yo gushaka Imana. Ndakwifuriza gushaka Imana, ndakwifuriza gukiranuka, Imana ishimwe. Ndakwifuriza gukiranuka. Narababwiye umunsi umwe, nari ndimo ndikubwiriza, yaguhaye kuvuga ubutumwa aranaburinda. Ndi mu rusengero ndi kubwiriza, munanzira anzanira amazi ngira ngo ntimuhangiriye, kurira amazi shara yazana yapfunyitse byebye. Ndimo ndikubwiriza umuntu afite icyaka cyinshi nta nibyo kure, ariko kukubiteka iyo aguhaye ijambo aranaririnda. Kifati icupa, umwuka Imana aramwangira icupa riraroze, ndavuga se amazi aroze ate, apfundikiye ari original aroze ate? Umwuka Imana amugora rikande, urabona ritungereje, ndikanze gutya mbona amazi aratungereje, bariteye urushinge bararikinga barikubitamo side. Iyo Kristo aguhaye ubuzima aranaburinda. Mbwira abantu bari kurogwa ngo ntabwo abari kubaroga bafite intsinzi. Intsinzi ifite Kristo waguhaye ubuzima. Mbwira abantu bari kugambanirwa mbabwire ngo Kristo waguhaye akazi aryamanye intsinzi ku buzima bwawe, azanarinda n'akazi kawe. Mbwira abantu bari gutegura ubukwe bari kurogwa, iyo mbonye abantu umwuka Imana nyetse abantu bategura ubukwe bugapfa, iyegereza Imana. Kristo yiteguranye intsinzi yo kubutegura none bupfe ku buzima bwawe. Bazi ko bizahora bipfa rero, barakererewe. Kristo agwafi yasakana murinda. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo igihe cyo gukira ibikomere watewe n'abantu kirageze. Igihe cyo gukira ibitutsi watewe n'abantu kirageze. Igihe cyo kubwira abantu ngo Imana ishoboye byose kirageze. Igihe cyo kubwira abantu ngo Imana imojeje amarira kirageze. Igihe cyo kubwira abantu ngo amateka yanjye arahindutse kirageze. Igihe cyo kubwira abantu ngo Imana ifite ubushobozi kirageze. Igihe cyo kubwira abantu ngo Imana ifite akazi kirageze. Iremo tarasha elevai. Igihe cyo kubwira abantu ngo Imana injyana muri misiyo kirageze. Ndavugana n'umuntu urararira ngo abaretse kurira. Ndavugana n'umuntu avuze ngo urupfu ruzazira umutware buretse kuruhamagara, abapfa barahari.
yakwimanye rebo tawaza mandola, yakwimanye ivuganye nawe ngo ene wasika, buretse kwifuza urupfu umuremyi wawe hari ibyo agiye gukora ku buzima bwawe, hari imbaraga zo gutesha agaciro ku buzima bwawe. Lota enema trelefa, igihe cyo kubwira abantu ngo nanjye mfite icyo kuvuga kirageze, igihe cyo gutumira abagusetse kirageze, igihe cyo kubwira inshuti zawe ngo Yesu arashoboye kirageze, igihe cyo kubwira abavandimwe ngo Yesu arashoboye kirageze, igihe cyo kubohoka kirageze. Ndabona imigozi myinshi Imana yicakagura ku buzima bwawe, igihe cyo gutambukana ishimwe mu rusengero kirageze, igihe cyo guhindurirwa izina rebode fa kirageze. Ndagira ngo wakire itsinzi iva ku Uwiteka. Tro ene kosika ene mandola, ndagira ngo wakire itsinzi iva ku Uwiteka. Ndagira ngo wakire itsinzi. Ndabona marayika w'Imana afite itsinzi mu kiganza. Ndagira ngo witegure kwakira itsinzi ku buzima bwawe. Abandi nta kintu bakumariye, ariko Yesu utaragutaye. Ni ukubwiye ngo igihe cyo kubohoka kirageze, igihe cyo kubwira abantu ngo nyamara Yesu yafashe ndusha nduhura umutima kirageze. Yesu arabirivo kirageze. Ngubwira abantu ngo imigozi n'icaka ngo Imana yayivanye ku buzima bwanjye. Igihe cyo kuruhuka umutima wawe kirageze. Ni kenshi washatse ahazaza hawe ntuhabone, ni kenshi wirukanse ushakisha ntiwagira ikintu ufata, ni kenshi wagerageje ntibyakunda, aho uri mu mahanga ni kenshi wagerageje ntibyakunda, aho wicaye muri kino gihugu ni kenshi wagerageje ntibyakunda, ariko uko Uwiteka Imana ivuganye nawe, igihe cyo kubohoka ku buzima bwawe kirageze. Ngubwira abantu ngo Yesu yangiriye imbabazi ahindura amateka yanjye. Lole pai greford. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo twinginge Imana muri kano kanya. Ndagira ngo ufata kandi ubwire Mwami Yesu, ubwire Imana ngo Mana mbabarira ibyaha byanjye. Nimba utarucishijwe nshuti yanjye, subira muri aya magambo uvuge ngo Mwami Yesu mbabarira ibyaha byanjye byose nakoze. Kura mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mpindura umwana wawe. Fata amateka yanjye mabi mazemo igihe, uyahambire uyajugunye kure, undemera amateka mazima. Hari ukuntu abantu banzi, hari ukuntu inshuti zinzi. Kuraho icyo gisuzuguro bimenyekane. Vuga ngo Mwami Yesu, kandi umpe imbaraga zo kutazasubira mu byaha ukundi. Ndashaka kwakira umugisha wanjye, ndashaka kwakira umunezero mu buzima bwanjye, ndashaka kwakira impinduka mu buzima bwanjye, ndashaka kuvugira abantu kuri Imana ibohora. Umpa amahitamo meza, umpe imbaraga zo kudasubira inyuma. Vuga ngo urakoze Yesu kumbabarira ibyaha byanjye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo ngusengere aho unkurikiye uri, waba wicaye mu modoka, waba uri muri biro, waba uri mu rugo rwawe, waba uryamye, aho unkurikiye uri wose. Ndagira ngo uzamure ukwizera kwawe, ufate ibyifuzo nka 3 ku buzima bwawe cyangwa se birenze, hanyuma uzamure ukwizera kwawe. Ibi byifuzo abademoni bari baraborotse ku buzima bwawe, Imana ije kubiborokora. Ndabona ibyifuzo. Fata ibyifuzo by'ahazaza hawe ubishira imbere yawe. Fata ibyifuzo by'ubuzima bwawe, ubwira Imana ngo ndifuza kundinda ukaninda gukenyuka muri uyu mwaka. Fata ibyifuzo ubwira Imana ngo Uwiteka ndifuza kumpindurira amateka mu buzima bwanjye. Fata ibyifuzo bya mariage yawe, fata ibyifuzo by'akazi Imana iri kunyereka, fata ibyifuzo by'urubyaro Imana iri kunyereka, fata ibyifuzo by'amadeni ari imbere yawe, fata ibyifuzo by'ibitutsi bagututse kugira ngo Imana iguhe guseka. Nduza umuntu ugiye guseka. Imana ni nziza, Imana iradutabara tugatumira n'abadututse n'abadututse bose bakaza kureba. Ibyo bizaba uzatwandikira tubwiye ngo bya bintu byarabaye. Fata ibyifuzo
by'amashuri, fata ibyifuzo by'abana, fata ibyifuzo by'umutware wawe, fata ibyifuzo bya kampani yawe, fata ibyifuzo bya minisiteri, fata ibyifuzo by'ako kazi wicayemo karimo intambara, ubwire Imana ngo ibi byifuzo byose ndizeye hamwe n'umukozi w'Imana, ndahamya neza ko umukozi w'Imana agiye gukora igitangaza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Ni wowe uryamanye itsinzi, ni wowe ufite imbaraga, ni wowe ubabarira, wamara kubabarira ugahindura amateka y'umuntu agahinduka, ni wowe ukuraho umuntu igisuzuguriro, ni wowe ukura umuntu mu butayu bikamenyekana. Ndasengeye umuntu wese wari udukurikiye hano kuri Gusenga Rwanda, n'ibyifuzo byose afite, hari ibyo utweretse nawe hari ibyo afite, ibi byifuzo ndabizamuye. Nshagaguye imigozi y'abadayimoni yari yaritambitse, nshagaguye imigozi y'abarozi yari yaritambitse kuri we, nshagaguye imbaraga za karande, ndirukana umuvumo wose bari baramuvumye. Turakinguye amarembo y'abana b'Imana, turakinguye umugisha w'abana b'Imana, turakinguye umunezero w'abana b'Imana, turakinguye kubaho ku bana b'Imana. Turabohore mu izina rya Yesu. Ahantu bari barazirikiwe tubavanyeyo, turabavana ahantu shitani yabafungirana ikuzimu, turacagagurira migozi yose ku buzima bwabo. Lopeta waza mandolai, amateka nahinduke, turabakuraho amateka mabi tubiyobojwe n'Umwuka Wera. Imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirazura, hindura amateka bimenyekane. Kwa kundi wahabaye cyagiye, wongere uhabe n'uyu mwanya. Urakoze Mana kubikoze, ukabikora kwiyubahisha, ugatabara ababyeyi, ugatabara abagabo, ugatabara abakobwa, buri muntu wese icyifuzo arafite ukamusubiza mu kwizera, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana akagaruka, mwari muri kumwe na Harerimana Werarisi. Bye bye.